byiza birahebuje koko, ni byiza ntibigira uko bisa, binyura umutima guhurira hamwe turabavandimwe, guhurira hamwe turabavandimwe. Maritazari wari kadevisite niwe wabatangaga noneho akayatera, yaba ataraza bakayatera. Uko kwemera kwe rero yagucengezeye mu rugo hose n'umwana we, mu bana be nyine, ariko barabyukaga bagatera amasengesho bagakurikirana nyine, umwe akabanza undi, na papa rero niko yatwigishije. Ni uko kwemera kuza gutyo, bashinga umutima mutagatifu wa Yezu, bajyaga mu nama ya paruwase ya diyoseze, bajyaga mu nama ya diyoseze Butare, ariko mukwiye kuko yari akize niwe wamutwaraga mu modoka bagenda, agatwara se bakajya mu nama nyine. Umutima wa Yezu ukura gutyo. Urukundo rero yakundaga rwose, yarukundishije n'abandi bose, ku buryo urugero ari uko umukozi wakoraga muri uru rugo atabatije yajyaga kwiga mu Kibeho akabatizwa, akanamubyara muri batisimu. Sinabeshye nka Munyandamutsa Laurenti ndetse na Matiyasi Hakizabatware babane batisimu kubera ubwo. Ikindi cyamurangaga nyine, twasohoraga isakaramentu ikaduha, rukaruhukira ku ibyo rukajya mukwiye akarya imyaka ibiri. None rero uko kwemera kwe, bana be turabashimye, mwarabukurikije kandi mwakurikije uburere bw'uwababyaye. Imana izabongerere. Murakoze umubyeyi uduhaye ubuhamya gakeya mu kwemera kwa muzehe. Uwabivuga bwakwira bugake, uvuze gakeya kuko uwabivuga bwakwira bugake. Tugikomeza presentation, hari abantu bandi, hari umugira ngo murabona ko abenshi twaje tuza dusanga ibintu biteguye. Mbere yuko mvuga bariko hari abakwe bandi b'uru rugo bari hano, ndagira ngo nsabe abakwe bose b'uru rugo bari aha bahaguruke bamenye. Yego, ngira ngo uyu mukwe ntimumuzi se? Oya, murakaze. Uyu mukwe rero wanyu akaba ari umutware wanjye, umwana wanjye yitwa Museneza Claude Olivier. arakoze. Umunsi muzahura nawe muzamenye ko ari umukwe wo kwa Mukwiye. Urakoze cyane. Rero navuze nti uru rugo twasanze ruteguye, twasanze ibintu bimeze neza, ariko burya nta byikora, twagiye tunabona uburyo turi gufata serivisi. Ndagira ngo nsabe famiye Feliciane nawe batambuke hano tubashimire uburyo badufashije. Niba bari hano hafi, niba bari kunyumva aho bari, batambuka bakaza hano tukabashimira, kuko hari igihe abantu bahera hariya hirya ntibabibone. Hari n'abandi bana twavanye i Kigali, Grace Mukundwa, Dani, hari abantu bari hirya, Eugene, abantu bari Kamusabe Feliciane abanze n'abana. Tubashimira uburyo Gerard na madamu, abantu rwose mwadufashije muri organisation yo ngo dusanga ahantu hamaze iminsi babitegura, muzehe haza buri munsi. Famiye Feliciane, hari n'abandi bakiri wenda hirya, nabo turabashimiye. Mwarakoze kwitanga kugira ngo mukomeze uwo mujyo n'urwo rukundo rw'urugo. Yego, murakoze cyane, tubashimiye.
hari abandi bakiri hariya hirya, burya hari igihe tureba ibiri hano hafi, ariko hari abantu hirya bagiye bakora imirimo itandukanye. Buri wese yumve ko tumushimiye mu mwanya we mwiza yahagazemo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ndagira ngo rero mu buryo bwo kugira ngo aya masaha ntarimo aradusiga, buri wese yagombye kugira umwanya wo kuvuga, ariko reka nsabe umwe mu buzukuru warerewe muri uru rugo, wonse ku rukundo rwa muzehe, wumvise ubushyuhe bwe, atambuke aze atubwire ku byiza byo kubana n'umusaza nk'uyu. Twese byatugezeho, turaryoherwa, kuko buri wese yabona icyo agomba kuvuga kuri sogokuru. Ariko reka nsabe Ingabire atambuke aze hano agire icyo atubwira. Kristo Yesu akuzwe. Mbere na mbere mbanje kubasuhuza no kubashimira uburyo mwaje kudufasha muri iki gikorwa cyo gusabira ababyeyi bacu. Mwakoze kuboneka, Imana ibahe umugisha. Ndashimira nanone mujomba wacu wagiteguye kandi yagikuze neza, nawe turamushimiye. Hari abuzukuru bari bataragera hano babashije kuhagera uyu munsi. Mujomba merci. Kuvuga rero kuri muzehe biragoye, cyangwa ibyo navuga mwese murabizi. Mu by'ukuri bampisemo kuko mwumvishe ko turi abuzukuru 60. Sinjye mukuru sinanjye muto, ahubwo nuko nabanye na muzehe, ndagira ngo harimo abanzi. Sogokuru rero yari umusaza mwiza. Njyewe namugiye iruhande, namuvuye iruhande mfite nk'imyaka 10. Yakundaga gusenga, nicyo kintu cya mbere muziho. Yakundaga gusenga cyane. Nimugoroba saa 12 yabaga yicaye hano ku rubaraza rw'inzu atangiye kuvugisha kure. Twakubiswe inkoni zo kudasenga amasengesho ya nijoro. Iyo wibeshyaga ugasinzira utasenze, ntabwo yajyaga yibagirwa. Ejo mbere yuko musenga arabanzaga akagukubita mu mwasi, ejo twasenze urihe, ugakubitwa ukongera gusenga ziri kukurya. Iyo wasibaga misa uwakubitwaga inkoni ntabwo nazibara. Amasengesho dusenga uyu munsi, njyewe gufatira umutwe na rubwe kuri sogokuru, yakundaga gusenga cyane. Harimo abuzukuru batagize amahirwe yo kumubira iruhande ngo babimenye, ariko mu mataha y'inka igihe cyose yabaga ari hariya ku rubaraza. Igihe muzi guhera n'umwana yabaga ari kuri rubaraza saa 12, inka zatahaga ari kuvuga ishapure. Kuvuga ishapure bikavaho tukajya kurya. Twese twariraga hamwe muri salo. Yabanzaga kureba ko twuzuye. Twamara kurya twese tukajya muri salo gutangira gusenga. Amasengesho yose nayo sogokuru wanjye. Ikindi yagiraga urukundo rwinshi, ngira ngo mwebwe murabizi. Urugo Kristo bwe, ndi umwana muto wiga mu wa 2. Sogokuru yakundaga kuvuga ngo sinzapfa nzasinzira, ngo kandi nzasinzira ari saa 9. Ndatekereza ko ariko byagenze. Niko byagenze. Iryo jambo ndarizi, ndi umwana muto wiga mu mwaka wa 2 hano haruguru mu Ijenda. Uko niko byagenze, ibyo twiyaturiyeho nibyo bitubaho, kandi ntekereza ko yatashye neza. Ikindi yagiraga urukundo cyane cyane, mwese murabizi. Nibuka ndi umwana, iyo abantu babazaga ngo turashaka gucumbika, genda kwa Mukwiye mwijenda kwa Mukwiye. Ubwo turyamye tukajya kumva mu gicuku abantu bari gukomanga. Hano kwa Mukwiye baratubwiye ngo nituze mu ducumbikire. Agatangira, abo bantu mwamumvise, mubashakira amata, muhe n'ibyo kurya, mubasasire baryame. Ibyo bintu nabimukuyeho mbimuziho.
sogokuru wacu yagiraga urukundo rwinshi. Ari ukuntu twajyaga tujya i Kigali muri bisi tukagaruka twagera nk'Igitarama, bisi yabaga yanditseho Kaduha. We mugiye Kaduha? Yego. Mudusurize umusaza witwa Mukwiye tugire neza. Hehe, Igitarama. Bivuga ngo yari afite imirimo myiza rwose. Twamukwiyeho urukundo sogokuru wacu. Njye nubwo nabanaga nabo, abandi babashaga kuza baje kudusura, igihe cyose iyo bajyaga kugenda bakayicara ku kabaraza, yaba umukuru yaba umuto wese yamunyuragaho agapfukama akamubwira ati nguhaye umugisha. Uwo mugisha rero twamukuyeho n'ubu uracyadukurikira, yaba twebwe abuzukuru be cyangwa n'abana be. Uwo mugisha yaduhaye waradukurikiye. Rero icyo twavuga kuri muzehe ni byinshi, nta kindi, ni urukundo, ni ugusenga. Ari umusaza ukunda gusenga cyane, yari umusaza ugira urukundo rwinshi. Ndibuka ko buri gitondo hano habaga hari abantu bafite utujerekani baje gukamisha amata. Abamama, ababyeyi bafite abana barwaye bwaki bazaga gukamisha amata. Abo bantu babonye amata nicyo yabazaga ari mu nzu bataranakama. Abo bantu mwabahaye amata, abo bana babonye amata y'inka. Ibyo byose byari urukundo yagiraga. Rero turamushimira ko umurage mwiza yaduhaye, tugerageza kugenda natwe tuwukurikiza, tugerageza gutera ikirenge mu cye. Ngewe ibyo muziho ni byinshi, ariko icyo muziho cyari urukundo ndetse no gukunda Imana. No gukunda Imana ibihe byose. Iyo bazaga kumusura abana cyangwa abandi bantu, bakundaga gutera indirimbo ivuga ngo hari urukundo mu bantu n'Imana ibihari. Iyo ndirimbo arayikundaga cyane. Nta muntu wajyaga aza kumusura ngo agende atayimuririmbiye. Nimugoroba iyo twajyaga gusenga yarayidutereraga. Ibyo rero yaririmbaga, yaranabikoraga. Ngira ngo ndabivuga mwese mumuzi. Uriya mukecuru watubanjirije mwamwumvise, niko yari ari sogokuru. Yari umusaza mwiza, yari umusaza ukunda gusenga, yari umusaza twigiyeho ibintu byinshi. Rero natwe uyu munsi nk'abuzukuru be twumva twifuza gutera ikirenge mu cye, tugakunda gusenga kandi tukagira urukundo ku buryo tuzasiga amateka meza. Kuba waba uri Igitarama umuntu akakubwira ngo usurize umusaza Mukwiye uri Igitarama ari hano, nuko yari afite amateka meza. Kandi iri joro kuribona ibyo abantu bo muri iyi si batuvugaho nibyo biduherekeza no mu ijoro. Yakoze imirimo myiza, na n'ubu muracyayivuga cyangwa turacyayivuga. Iyo mirimo niyo yamuherekeje. Niyo mpamvu mpamya ko yatashye ku isaha yavugaga yewe ndi uruhinja akayipfaho narashatse. Ni ukubera ko yari umukristo kandi akiyumvamo ibimuriho, ari nabyo byamubayeho. Rero murakoze. Icyo nabwira abandi buzukuru batabanye nawe ni icyo ngicyo, mujye mugira urukundo, mukunde gusenga, niho murage sogokuru wacu yadusigiye. Ngenda bigerageza kuko nakuri iruhande rwe, Imana izabimfashemo mbashe kurangiza urugendo neza nk'uko nawe yarurangije. Murakoze. Arakoze cyane Ingabire. Ngira ngo murumva ko yarwonseho, sibyo se? Yararwonse, ararwumva uburyoshye. Imirimo ya muzehe rero ni myinshi cyane, nta wayivuga ngo ayirangize. Muzehe yarazwi n'abantu bose. Muri 94 umuntu watwambukije ni Mwogo, habuzukuru be twari tuvuye i Nyanza, abana ba Kankindi, yatwambukije tutamuzi nawe atatuzi. Abantu bari badutangiriye badashaka ko twambuka, bagomba kutwica. Umuntu umwe araza aratubaza ngo muri abandi? Tuvuga ko turi abuzukuru ba Mukwiye bandi ba Kankindi Tereza w'i Nyanza. Tuti aragenda abwira abantu bari batubushije gutambuka, atabani mu bampereze ngewe, ni ngewe uzi ko biri bugende. Urumva ko imirimo ya muzehe irivugira. Muzehe imirimo irivugira, yaramuherekeje. N'uyu munsi wa none twese turacyayivuga, turacyayonkaho.
uwavuga ibya muzehe bwakwira bugake. Icyo twakwifuza ni uko twese uko turi aha izina rye ritazazima. Rero Ngabire yabikomojeho ati muzehe kera nkiri umwana w'uruhinja yaravuze ati nzataha ku isaha ya saa 9 kandi koko asinzire. Iyo saha rero niko byagenze. Ndagira ngo mpamagare Venansia n'umuntu wari uri kumwe nawe kuri iyo saha hamwe na Mujyomba Alphonse bari bari hafi aha ngaha badufashe kuri iyo saha. Yego, reka tubasabe na mukecuru ubwo barakuranwa kuri iyo minota 5 baduhamiriza uko muzehe yatashye mu ijuru kwa Jambo kandi agataha yambaye ikamba rimukwiye. Yego, mutambuke. murakoze. Njye tubona ni byinshi mfite kuvuga kuko ibyinshi bagiye babivuga Ingabire yabivuze. Ngira ngo papa yari umubyeyi mwiza, mwese muramuzi. Njye ndibuka ko ndi umwana mutoya, ninjye nari muto w'umukobwa mu bakobwa, ariko yarankundaga cyane ku buryo ntabwo yashobora kujya ku meza ngo arye abona ntayari, kuko urumva yarashaje. Hari igihe bamuhaga ibiryo kugira ngo wenda aryame kare, ariko yabona umwana atararya akamubwira ati akira dusangire. Ndibuka ko yakundaga inyama y'inkoko, agakunda umuceri, ubundi akikundira akabyeri cyangwa amata cyangwa agapirimusi urwagwa, ubundi akarya ariko akamenya ko twasangiye nanjye meze neza akabona kujya kuryama. Ubwo rero ndabyibuka ko yageze igihe cyo gusaza ararwara, ariko uburwayi yagize bwarakize ukabona ko asigaranye ikibazo cyo gusaza. Ndabyibuka ko hari 2005 njye nigaga mu wa 3 segonderi, nari ndi mutoya. Noneho icyo gihe nararwaye malariya, ndarwara ndaremba. Ubwa mbere nari ndwaye malariya, sinzi ngo malariya ngo ni ibiki. Ndagenda banjyana kwa muganga, nigaga i Kaduha Muresi, bahita banshyira no mu bitaro, bahita banshyiramo na serumu, nyoberwa ibintu mbayeho. Hanyuma ndoroherwa ariko sinakira. Icyo gihe animatrice ahita ambwira ngo nze ndwarire mu rugo nyine mama banze anyondore nzabone kugaruka. Urumva naraje. N'icyo gihe papa nibwo yarembye. Ndabyibuka ko hari ku wa mbere ukwezi kwa Ruku n'itariki yari ingi ya 13. Mwumva ko byahuriranye n'undi hari ku wa mbere. Icyo gihe papa twari turi kumuha amata, twicaye mu cyumba njye na mama sinzana yari agiye ku isaha saa 9. Noneho papa mbona ntagihumeka, mbona n'amata noneho ndayamuha nkabona aragenda kandi mbere atayanywaga, nkabona arimo arijyana. Nari umwana biranyobera, mpamagara mama. Ubwo mama aje aravuga ati byarangiye. Ndavuga si biki, ngo nyine ngo byarangiye, ngo wowe ngo ugerayo gato. Namvuga uranyishe, mpita nsohoka. ngo amarambi bamuhamagara abantu nyine ba mama Tifi icyo gihe bari bakiriho ngo baze nyine. Njye sinarinzi ibyo ari byo. Hanyuma arambwira ati muzehe nyine urabona ko birarangiye, ati kandi wihangane. Ubwo nyuma yaho nko mu masaha 11 nongeye kujya kumureba, nanjye ndabona arahumeka. Ntabwo buse mama njyewe rero ndi kubona ahumeka, mube muretse njye ndi kubona ahumeka. None ratuye ntago ahumeka, niburetse gato ariko tweko adahumeka. Njye ndi kubona arimo arahumeka yewe, ariko by'uburetse ku buryo bwanakeye ntiyumvisha ko ashobora kuba yitabye Imana koko, ariko byarangiye n'undi mbonye ko yitabye Imana. Ariko papa ari umuntu mwiza udukunda, ugira urukundo. Yadusigaye bakuru bacu na basaza bacu, baraturera baradufasha, baturira amashuri.
papa fisi rero ngo tutamushimira narangije segonderi kubwe iyo ataba sinzi ko mba narize na papa de ndamushimira bose ndabashimira na mama ndavuga arwaye Imana izamukiza bose batubaye hafi kandi na n'ubu barya papa yitaba Imana njye numva ko birangiye numva n'ishuri ushaka kurivamo ako baradufashe Imana ijye ibongoye nakoze ntawe byoroshye kubona amagambo umuntu avuga nk'ahangaha ariko njyewe iyo saha bavuga sinari ndi hano gusa njyewe namuvanye kwa muganga wa gatanu ambwira ati nyura njyane mu rugo turavuga ese utameze neza toya munyure ahe iwanjye turamuzana tumugeza aha turasangira gake turaseka gake akambwira ati rwose ati ndumva nkomeye ati ntugire ikibazo ubwo gusezerana we ndataha wa mbere rero bampamagara byarangiye iyo saha yo ntabona impamvu akandi nongeraho nako bavuze ko urukundo yagiraga wavuze ko yavugaga igitaramo niyo yazaga i Kigali akagera muri gare agasanga abantu binaha babuze aho barara babuze aho bataha yaravugaga ngo nimuze mujye kwa Sibomana rwanjye nka saa sita cyangwa asanga nkabona arabikoreye arabaza urumva ubwo rero urukundo rwe ntabwo ari urwa hariya gusa ino cyangwa itandatu hose ni Kigali yarageraga tukabakira tukabacumbikira bwacya noneho ahubwo hagira n'abayoberwaho bene abo bari akaza kumushaka ngo wagiye kumbariza aho bari ukajyana aba bantu ukabagezayo ntabwo rero kujya gushaka abo bantu kugira ngo abantu bagire rwose narabikoze ubwo rero ibintu by'uyu musaza ntabwo twabivuga ngo tubirangize gusa Imana tuzi ko yamwakiriye kandi uko wabivuze yari umukristo ntabwo asubira muri byinshi ubu mama Felisi kuko ariwe wari umuri iruhande yewe naramurwaje ari i Kigali ari i Kaduha ari he mama Felisi niwe wari uhari ku iyo saha niwe wagira icyo atubwira neza tubwire neza murakoze ni byinshi cyane ntawabivuga ngo abona aho bihera cyangwa bisozereza keretse duhoranye nk'iminsi ngahe ari byo tuvuga ibya muzehe yenda mwibuka iyo buri gihe nk'iyo abantu bazaga hano niyo yabaga afite n'agace k'icupa bakakamusange mubona ni abantu bakenga cyane cyane twe bagakomoyeho twarayengaga cyane tukabibabwira uko bayigenza uko bayikora noneho ariko n'uwo musanganaga n'agace k'icupa yaravugaga ati akira mugabo wa Senkwa koramo iruta nta mboga mugabo wa Senkwa akira kanga mu jisho ni kanga mu kanwa nta wagendaga atasomye ku icupa rye akenshi hari igihe yikundiraga za koridosi za inzoga nyine zihenze ariko noneho agakunda n'icyayi agakunda ikigage cy'inturire ariko nta wagendaga atanyoye ku nturire ye buri gihe rero abazaga bamusanga ariko n'ubu ngubu uwo murage yarawudusigiye
ndibuka Kibeho igikora, Kibeho ikigendwa nk'uko yagendwaga, abantu benshi nk'uko mungana uku bararaga ahangaha muri uru rugo. Abantu bagera mu ijenda hariya babanje kurara kuri santarari, bukeye bagera mu ijenda bakabwira ati ntakwiye niwe wacumbikira abantu, ariko mujye muzi wa n'umugisha, mujye muza muri benshi rwose. Twararaga dusasa ku rubaraza rw'iyi nzu, muri iyi nzu iri itaruzura. Njye nkababwira nti mva rero, dore ukuntu murara hanze, dore ukuntu murara mucucitse, none mujye mwereka Yezu na Bikira Mariya iyi nzu, mujye muyibereka. Niko byagenze. Imigisha yose yagiye inyura mu isengesho, nkajya nkabona bibaye gutyo, iyi nzu mbona iruzuye. Nimujye muza muyiraremo rero nk'uko mwayisengeye, nk'uko mwayeretse umubyeyi Bikira Mariya. Nuko byagenze. Yarinze yitaba Imana, urukundo rwe rukiri igisagirane. Rero kubera ko ibyo byose babivuze, njye numva nabakumbuza cyangwa nabasangiza ku buzima bwanjye nawe, aho bwahereye jye nawe, kuko hari benshi babyibajije ko batazi ingeno y'Imana, batazi ko Imana ariyo yaturemye itugenera buri kimwe cyose, cyaba kibi cyaba cyiza, mu buzima uzabamo bwose, buri kintu cyose uzajya ugenda uhura nacyo yabaga yarakikugeneye ikikurema. Njyewe nabaye aho ngaho, umukecuru mukuru wanjye mama wanyu arankunda cyane, urukundo rw'indengakamere niwe watumye nza muri uru rugo. Arankunda cyane, ndetse benshi bazi yuko yari yarambyaye muri batisimu, ariko ntabwo ari igihe yari yarabyaye, ahubwo yari yarabyaye muri umunange uriya Tasiyana. Noneho muri uku kuza hano muri uru rugo rero, nari narasabwe, ariko mbere yo gusabwa umusaza yaraje ati yihugikana papa, nta nubwo ari igihe yabibaje, ndashaka kubanyuriramo muri make mbakumbuza rwose, mbamara n'amatsiko, kuko nanjye byanteye amatsiko, nkibaza ariko se Mana ubu koko wabigenute kubona nk'aba ngaba baranduta, nta mahuriro yanjye nabo, ariko naje ngo mbese ibintu nk'ibyo nanjye bimbera amayobera, ariko kubera ingeno y'Imana nuko byagenze, ndanabyakira ndanabikunda. Ndashaka kubabwira nyine, ubwo yaraje yabyibariza papa ati nemereye abandi, ati rwose naramutanze byaranarangiye. Ubwo umunsi wo gusabwa ntiyaje mu burugo bukwe, kandi yaragombaga kuza bari inshuti z'amagara, yagiye mu bundi bwari bwabaye ahandi hantu kubera iryo pfunwe twe tutanazi, papa atanatubwiye. Ubwo ntangiye kwigira umubano, ubwo nagira ngo n'abavandimwe bari baranyifuje ko njya mu muryango wabo bajye banabimenya rwose, bo kuntwaraho ipfunwe igenda ngo narabanze n'ibiki byose, ntabwo ari igihe, ni ingeno y'Imana. Ubwo noneho ntabwo yagarutse kwa papa, ahubwo yagiye kwa sogokuru, yibarije sogokuru ati ntabwo ibyo nabimenye, nta kuntu wabura umugeni wanjye umushaka. Ubwo nuko byagenze, mu kanya gato biba birahindutse nyine, mbanje hano ariko iyo mbisubiyemo nyine mbona Imana yarateganije kugira ngo azabe papa w'abana banjye. Yabaye papa w'abana banjye, ansigira abana be aribo ba mukuru wanjye Zafina. Ndamukunda cyane no mu isengesho, sinshobora niyo nsaba misa sinasaba misa ngo ndangize ntamuvuze. Ubwo abana yansigiye, Josephine yansigiye na Radisirasi, nibo batumye ingorane zose mu burwayi bwe, uru rugo rwabaye nk'urusenyuka. Namwe mwibaza iyo umuntu w'umudamu ajya kumara imyaka ku gasozi, dore twabaga hano kwa Alphonse, baradufashe neza, ntacyo twabuze nta na gito, baramfasha umusaza baramufasha bihagije, nta kintu cyabuze nta na gitoya. Ariko noneho nakwibaza nkavuga nti ubu uru rugo ko ndeba rwasenyutse, imyaka myinshi nabaye ku musozi, aho yabaga ari niho nabaga ndi, naho tugereye mu rugo ibyamubayeho byose turi Kaduha murabizi, naho tugereye hano mu rugo byabaga ngombwa ko muri hafi, ntaho najyaga mu mirima, ntaho natarabukiraga, byabaga ngombwa ko muri hafi. Ubwo bigenda gutyo
ese uru rugo ko ndeba rusenyutse Mana nyagasani ngaho bishyize mu biganza byawe, niwe washatse ko nduzamo, niwe warunzanyemo, uzi uko uzabigenza. Imana ni inkuru, ni nziza, ni urukundo, nk'uko yabyivugiye niko yabigenje. Nsanga yanteganirije abana beza, baba abo nzabyara, baba nabo nasanze, nsanga ni abana beza, baramfasha, baransagasira, urugo bararusanasana. Umva nta kintu cyari kirusigayemo rwose. Intoki zari zimaze kumva ahantu twari turi, nizahingirwaga neza ku gihe. Inka zitangira kurihira abana ansigiye, zitangira gukora imirimo yagombaga gukora yakiriho. Bamwe bakaba banibaza batari ko za nka zirashize nyine, kuko zasigaye mu kigwi cyamukwiye, nibyo yagombaga gukora zasigaye zibikora. Ubuse babarema babigize gute bose nibo bari batafite ubu kuba babaho, ariko zarashize. Nuko ariko abana ntacyo na kimwe bigeze babimbazaho bati inka zaraha ziri hehe, ibiki n'ibiki byaraha biri he, ahubwo bafashije gusanasana bundi bushya, turubaka bundi bushya kugeza na n'aya magingo. Ni ukuri Imana ijya ibampera umugisha utagabanije. Gusa nsubire inyuma gatoya ku izo saha niyo bari basabye, ubundi nyine hari kuwa mbere, nimurebe kugira ngo iyi tariki y'uyu munsi ihure no kuwa mbere. Ku isaha ya 9:00 uyu mwana yari yambaye isaha, naramubajije ntibibaye igihe cye, arebye ku isaha asanga ni 9:00. Ni 9:00 ati bo ni isaha y'impuhwe z'Imana, byihorere rwose, Imana imwakire mu bayo. Ubwo ngubwo umukobwa yaragiye yajya mu gitanda cya nyirasenge, uriya mukecuru witabye Imana Oliva, ajya mu gitanda kuririra, yongera ngo amarira ye niyo yatabaje abantu, kuko mu kanya nk'uguhumbya nayo bohana abantu baturutse tutaranabivuga. Ngiye kumva bicaye kuri ruriya rwaza rw'iyi nzu, ngiye kumva numva bati umubyeyi wacu adusigiye umugisha, umubyeyi wacu adusigiye umugisha. Ndibaza uwo mugisha ni abo bantu baravuga ngo iki? Sohotse nsanga nta kavura kari mu kugwa, nta gicu, nta nikigeze kubaho, na nyuma nta cyabayeho, bimbera nk'igitangaza. Ikindi kintu cyambereye igitangaza ni uko yashyinguwe n'abapadiri 3, murabizi abari bahari, Cyese ikora na Egide n'undi witwaga Ndagijimana Sylvestre, bambariye hejuru y'umurambo we rwose, baramuherekeza bagira gute. Ibindi bintu byabaye igitangaza kuri jyewe, yahoraga avuga ati njye nzasinzira rega. Niko byagenze. Igitangaza cyambayeho nuko umuhererezi wanjye uriya Vena niwe wamutwariye umusaraba, niwe wamushyinguye, yari yarayahawe Ukaristiya ya mbere. Uko turimo tuyitegura, uko dukora amasuku, uko dushaka ibinyobwa n'ibiribwa, naho turi no mu bukwe bwa se bwa nyuma tuwe tutabizi. Ariko noneho kuwa mbere barigendeye, Padiri Aniseti waturukaga kuri diyoseze, yamuhaye amasakaramentu yose hano ku cyumweru, avuye guha Ukaristiya ya mbere abo bana. Kuwa mbere ahita yitaba Imana. Ubwo se ni byinshi cyane, gusa yarakundaga akatubwira ati icyo mbaraze ni urukundo. Ibyo bavuze by'uko abana bakutirwaga gusenga nuko byari bimeze. Yafataga abana be bakabya imbere ye no mu kiliziya, bakaba bicaranye, yarangiza ati niba mutarayimo kuba iyo miharuro yanyu muyireke, ntabwo nshaka abantu birirwa bahennye ku miharuro ku cyumweru, ibitoki bizengwa ku cyumweru mubireke. Nuko byari bimeze. Ntabwo twengaga igitoki, nubwo twari dufite urutoki rwinshi, ariko ntitwengaga igitoki ku cyumweru. Reka ati no ku gatandatu aragiye mwakwitwaza ngo kisha umunsi, ati bikababuza kujya gusenga. Umugabo wa Senkati oya, ubwo nuko tubitora gutyo. Ariko nk'uko bavuze bati n'umwana we wazaga muri urugo, umukozi wazaga muri urugo atabatije, ubwo uwo murage yaradusigiye, nanjye nasigaye. Abo nabatirishije ni benshi cyane, abakomejwe ni benshi cyane, naho amariye kugendera bose Imana ijye muha iruhuko ridashira ry'iteka ryose. Namwe kandi mwadushyigikiye, ari abadufashije imirimo twitegura ibi bintu byose, ariko muteze amatwi. Ni ukuri abantu bose badufashije imirimo,
yenda nibatayiha n'amashyi ku mugaragaro ariko bayihe no ku mutima kuko nanjye ndayabahaye n'Imana yamaze kwandika icyo gitegerezo mu ijuru kandi n'ubundi musanzwe mudufasha dufatanya n'ubundi tuzakomeza dufatanye ndabasaba ko nanjye n'ukuri uzajya agira ibirori cyangwa n'ibyago byose biba bitureba nanjye azajya anyifashisha nkahaboneka cyangwa nkohereza n'incungu yanjye. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha mwese, ari abavuye i Kigali, ari abatugaburiye, mbese n'abatabashije kuza bagiye z'impamvu yo kujya mu masoko, kwa muganga bifuzaga kuza, bose Imana ibahe umugisha. Muze kugira urugendo rwiza, muze kudusuhuriza bose abasigaye, turabakumbura ariko tukikwiza bikanga. Mwese mba numva muri ku mutima wanjye, ariko nkaho mpera nkahabura rwose, nkumva ntabwo bingendekeye nk'uko mbishaka, ariko Imana ibihari ireba ku mitima yacu ko nta kibi twifurizanya. Imana ibahe umugisha, muze kutubwira ko mwagezeyo amahoro. Arakoze umubyeyi wacu, arakoze Byumba, arakoze Venansia. Wavuga by'umusaza bwakwira bugacya, twatarama iminsi igahita. Ubu ni abari hano, dufite abari hanze, ari abana be, ari amashami ye. Ibi nabo uyu munsi bakwifuje kuba hano kandi nabo bavuze ko twifatanyije. Hari amamesaje mfite atandukanye yagiye atwifuriza kugira umunsi mwiza kandi batubwira ko turi kumwe nabo. Rero turabashimiye, ngira ngo murabona ko hari ikoranabuhanga, ibi nabo bazabibona. Twabashimiye rero. Uyu munsi rero warateguwe, biba amahire, biba byiza cyane ko bihuje n'uyu munsi. Twagiye tugira andi matariki ariko tuza gusanga uyu munsi nyirizina ari wo ngarukamwaka wo kwibuka, uhuza mu by'ukuri n'igihe cyiza, ku itariki, ku munsi umubyeyi wacu yatashye mu ijuru kwa Jambo. Ubwo rero ndagira ngo nsabe umusaza mukuru atuganishe ku ijambo ry'umunsi, nk'uko ari ku ruhembe rwo kuwutegura afatanyije na bamwe mu buzukuru, mu bana ba muzehe, mbese buri bantu bose bagiye bafatanya nabo. Ariko ndagira ngo rero nsabe muzehe nk'uri ku ruhembe tugezeho ijambo ry'umunsi, turitege amatwi, turyumvirize, hanyuma turaza kuvuga ibikurikiraho. Karibu. Niko mwongeye kwirirwa, mwacecetse mwanze no guseka, sibyo? Nibi mwagerageje mukamwenyura tugaseka. Niko nibwira ko ntabarambira kandi n'abandi ntabarambiye. Byari byiza kuvuga ibiriho biravugwa. Nge rero ndavuga ibyanjye, ntabwo ndi busubire mu by'abandi bavuze. Mwabyumvise uyu munsi maze imyaka 17 mutegura. Uvuga ngo data yitabye 2005, turi muri 2022, dufite imyaka 17 rero. Najya kuwukora, najya kugira nte bikanga, akambuza we ubwe ati uretse nanjye mba ndetse. Rero yambaye uburenganzira ubu ati noneho wabikora. Impamvu ni iyi, nuko hasigaye imyaka 2 ngo yitaba Imana, yaje kubimbwira ikibazo. Ntabwo mbabwira byose ariko ndababwira ijambo rimwe yambwiye. Yarambwiye ati ndagira ngo nkubwire, nataze umutware muri ubu rugo, ariko ndashaka umuragwa w'umuryango. Mugize umuragwa w'umuryango, abenshi ntimubizi, ariko ndi umuragwa w'umuryango. Umutware ni Karoli Niyonzi, ariko njye narazwe umuryango, nawe urazwe na data. Kandi ntabwo ndi buvuga amagambo menshi, ariko ibyo mvuga mubifate umwe hamwe.
jyewe na data turi jyewe na data turi ni ijambo rya Kristo usubiramo ariko jyewe na data turi rero ntabwo ndibwirirwe mvuga data nta nubwo aricyo cyatuzanye aha ahubwo ndagira ngo mbabwire mu muzi w'icyatuzanye aha ni ugutangiza umunsi mukuru wo kwambika ikamba umubyeyi Mukwira Sirasi yambara ikamba ry'ubutware hamwe n'umukecuru ndetse n'abavandimwe bacu ariko mukabyumva neza rwose kugira ngo byumvikane neza nuko padiri yabivuze hari n'abaje kubyumva mu isomo rya mbere padiri aza kubivuga hari mu ivanjiri no mu bisobanuro byinshi yatanze burya urupfu turarutinya ariko turutinyira ubusa urupfu ni inzira ituganisha mu bundi buzima data rero kuko yahageze buri gihe twaraha yansuye kandi ndabimenya ko asuye rero hari ubwo bajya babaza umuntu batari ko isobite atereka ntakiriho iryo jambo ndagira ngo ndibabuze mukavuga ngo umuntu wapfuye ntakiriho impamvu umuntu agizwe n'ibice byinshi ariko mu bice bimugize hari igipfa hari n'ikidapfa icyo kidapfa rero nicyo muntu muranyumva neza ahasigaye ijambo ryanjye ni ijambo ry'urukundo yadusigiye nk'uko abandi bose babivuze ijambo ry'urukundo ryatumye niko muzi ko mbakunda mwese uko muri aha ndabakunda pe ko muri aha ngaha nk'uko data yabakundaga nanjye niko mbakunda kandi mwazanywe n'iki n'urukundo hari ikindi ubuse nibi bigage mwanyura aha ngaha nibyo mwazabaza oya nabujije uyu mubyeyi gutumira ngiye kubona mbona imbuga iruzuye ndavuga ni Mukwira watumiye uyu mubyeyi nawe namubujije none ni Mukwira witumiriye aha rero ndagira ngo mbabwire rwose ko mbashimira cyane n'umutima wanjye wose hari abavuye i Kigali hari inshuti zanjye hari abandi baje baduherekeje ariko mu by'ukuri ndashimira abantu mwese muri hano mbikuye ku mutima ndabashimiye mbikuye ku mutima kandi rero ntangije icyiciro cya buri mwaka 2023 ni mwebwe muzategura uyu munsi sinzongere kubona umuntu aje umutwe musa ibyo ntibibaho muzana intererano mukora umunsi mukuru nidushaka tumara iminsi 3 cyangwa 4 umva ndababwira buriya mukecuru Bibiana afite ukuntu yabanye na muzehe ariko yewe abana na mama Josephine nari mukuru ndababwira ikintu kimwe gusa data mama Josephine yirahiraga Mukwiye uzi ko yavugaga akantu karamuka Mukwiye agira ubuntu Felisi Mukwiye agira ubuntu ibyo nawe murabizi ubwo rero urwo ni urukundo rwanyeretse ko urukundo rubaho bituma dushakashaka dugirana ubwo rero ngeze ku rukundo ntabwo ndibubashe kuvugaho rwinshi kuko abantu bari hano bashobora kubuhamya ni benshi ariko ndagira ngo mbere kuri padiri ndashaka ko yemera imbere yanyu ko umwuzukuru wa Mukwiye ndabwira impamvu kuva data yapfa niwe wa mbere nasabye kuza gusoma misa data yakundaga kugira ngo nyisomere mu rugo rwe aho yatambagiraga yabaga yicara hose aho yagenzaga ibirenge padiri aranyemerera ati nzaza kandi nzabikora neza yabikoze neza afite imyaka 44 urabyumva gifite 70 urumva ndi mukuru kuri we ariko namwisabira ikintu imbere yanyu padiri
nyemerere njye ngwara muzi ukora mukwiye rwose akiri nibyo ibyo muzehe bazavuze nta mwana wanga mu rugo ndabyemeye mwumvise aginyimiranya buriya rero nta kintu nakoze uyu mupadiri naramukunze yitwa Kalisa Kalisiti padiri mukuru wacu wa paruwasi ya Masagara yanyakiriye neza muzi neza nta kadivayi yampaye namusanze yigendera ari mu rugendo imodoka arayihagarika aranyitaba nari natinze anyakira neza cyane ariko ndagira ngo tujye dusangira kuri divayi dusangire byose uko nakabivuze muranyumva neza abantu nkunda rero hari abantu barangaha nyiramo ijambo nka babiri iruhande rwanjye bavugiye muranyumva kuko ntacyo bambwiye ariko nibataha batavuze baraza kurwara umusonga muranyemerera ndemerere bavugiye ngwino hari igishiki cyanjye ahangaha cyananiye uyu ni mushiki wanjye ko ari umukobwa mukwiye bimwe ntabyivugire kuko atashye atavuze sinamukira ubu rero ndi umudamu imyaka 48 abana 3 ariko mbyaye 2 inzu nashakiyemo bwa mbere buri nashatse umugabo uvuka i Butare ariko yacururizaga ikado ntanzu yagiraga aza kungira umugore ariko biturutse kuri data wacu mukwiye yaje kunsaba iwacu umugabo kuko yarushaga imyaka ndamwanga iwacu baramwanga twese turamwanga hanyuma mukwiye data wacu n'umugabo wanjye bajya inama kuko nadoderaga ikaduha banshyira mu nzu barankingira kuko data wacu yashakaga ko mba umugore w'uwo mugabo kubera ko yacurizaga mu nzu ye hanyuma biba ngombwa ko nshaka kubera data wacu namaze icyumweru mu nzu nabuze aho nagiye hanyuma mukwiye araza arambwira ati baba ushatse umugabo utari uwino n'inzu sinyibishyuza muyibemo kandi n'ababyeyi bawe nzajya kubabwira aho wagiye aragenda ababwira aho nagiye kuva uwo munsi najya muri ya nzu rwa rukundo bavuze ntabwo twigeze tuyishyura n'umunsi n'umwe twayikuwemo nuko jenoside ibaye tunyanyagiye ndavuye mu nzu atanyirukanye n'ubu inzira ikaduha niba ngombwa muzongera muyinsubize ko n'ubundi urumva ko yari yayimpaye nyishakiramo nahavuye ntwite urukundo mwaruvugaga rero ugiye burira hajya inyuma agenda ndimo ndira nahavuze sinzi niba mwanambuwe atambwira ngo mvuge ibyo bintu ko nayo ndi bubabare rwose inzu nashakiyemo niyo mukwiye yantije ku buntu ntabwo ariyo yampaye yayintije ku buntu ambwira ati nta bukode ni urukundo ibaza umuntu uguha inzu yo kubamo ntakubwira igihe uzayiviramo ntakubwire nayo uzajya umwishyura genda wiberemo n'umugabo wawe ariko ntabwo uzabishyuza urwo rukundo bavuze rero nako mwese murabizi buri wese agiye azi urukundo yamugiye hari benshi bavuze bati nimureke menya niba nicyo kimwicaje murakoze cyane ndagira ngo mbasabe ni ukuri twarara hano mumuhe amashyi umubyeyi umva uko turi aha ndabizi nta muntu n'umwe udafite ijambo y'icyo avuga kuri mukuru ndabeshya twese twararera ubugake reka mbe umuntu ijambo gatoya wandembeje uturuka i Nyamugari mumbabarire ngwino uramwemera
muraho mwese sinzi niba ushobora kuvugira muri mikoro nibwo bwa mbere nitwa Frani France aho narindi nashagira n'ubu ndimo ndati ubuzima bwanjye ubwo mubona mpagaze ndabukesha kandi mu byeme ngiye kubaho bufatika bugufi kuko ibyamo ku isi nari mpereye ibaze kuba iki gikorwa wagikoze tukibuka umubyeyi ibyo bintu ni umuco twakagombye gucirira ahubwo twese tukawuzana iwacu tukibuka ababyeyi muri make rero mu kwiye ukuntu yemubwira ko hagaze ahangaha ari afatanyije n'Imana nibuka 6 hepfa aho bita mu Rufumbu rero umwana afite imyaka 6 Alphonse urabizi buriya turangana twariganye intambara itera sinzi ngo ni verisiyo niko bahize abatutsi twishe kwa mukwe haje mama haza barumuna banjye haza n'imiryango yose y'inyamugari y'abatutsi yirunda mukwe aratwakira atujyana kwa Rozari y'abakandamutsa ubwo ni nyina twabayeyo ibitero biraza biratumanura tujya hepfo mu Rufumba nari umwana narakana ageze mu myaka 6 hari ikizenga bitaga sinzi cyari hariya mu Rufumba umusaza twari kumwe akiroshye mu bamujomba wabuduri hepfo umusaza bitaga Furumba yiroshyemo nanjye njya kumukurikira na mama turi kumwe na nyabukuru njya kubona mbona mukwe abaturohaga amati kare ati senkwa uwo mwana muri nyina muzamuke mugende mugi wanjye narazamutse na mama na nyabukuru wanjye turaza twagize hano kwa umukecuru wa mukuru Rosaria ndabyibuka yirutse muri iyo ntambara arukura abantu ariko icyaje gukurikiraho ubwo ndagira ngo mvunagure abasigaye baba barapfuye babaroha muri Rukarana bamaze kumenya ko bapfuye benshi imiryango yose yapfuye aradukoranya ati bana banjye muze tujye kwiyahura n'ubundi bashize bakuru banjye bari baragiye inka zamukuye hariya ku ino sinzi amazi niba yari abarokotse bose abana b'abatutsi barokokeye mu nka zamukuye hano hantu ubwo twaragiye rero muri make tujya kwiyahura mama yaratujyanye twari twambaye ubusa ubu sinavuga byinshi ubwo hari abaje bananturamo twenda bari ababyeyi bagiye bambaye ubusa tugeze ku ruzi uwa mbere aragiye n'abana be uwa kabiri aragiye n'abana be tugiye kubona tubona Munyeshema murumuna wa mukwiye mungwano mukwiye yamuhereje nankora akazi mugende muhamaga nyaboneka nimwihute abantu batariyaho bari babimenye Munyeshema yaraje se uyu akubita mamubi twari dusigaye turi abahungu babiri na murumuna wanjye yahise aducyura aratuzamura tuza kwa Rosaria nyabamukwiye ndibuka ibijumba bya Senga bitukura sinzabyiba amateka rero uyu musaza
ntawavuga ngo yarangize ubwo yaratukuye kugeza umbaye umusore ni umusaza mfite abuzukuru bangana namwe baramukwiye ejo muri 94 twahungiye kwa mukwe dore ngo uri umudamu wanjye yazanye abana Viviana dore ngo araza hageze asanga abantu benshi cyane atasimpa dore ko nta jenoside iteraniye yahereyeho hari barantwikira ndahunga njya hariya ku murenge ariko umudamu ati yibuka atari ku bundi akabana n'umudamu wanjye nguri wahongera kwa mukwiye ko na kera ariko twahungiye numvaga umugabo wanjye ari wapfu ubundi wahahungira yaraje asanga abantu benshi biramuyobera yahise agenda iwabo ni Mushaza Rukondo ubwo njye nakomeje kuri komine umudamu wanjye ubwo nyine yahise ajyana abana muri Makere mukwiye ibye cyakora icyo nshima nanone yansigiye undi mukwiye Evase nararwaye indwara ya yindi sinzi umwijima ya hepatite hazamo n'impyiko hazamo n'akabi kose Evase yaje kumbwira ati yaje wabo nk'uko aje aranzi uraho ariko nawe urwara utema ubwo n'ubuhamya ni butanu mumbabarire simbakomeretsa kutabyara birakabiri muri make rero ni ukuvuga ngo uwavuga ibyamukwiye bwacya bukira ariko amahirwe tugira ni uko agihari aracyahari Evase uyu nguyu ni mukwiye uru rugo kuva kera niko rwahoze ndi umusaza ubu mfite ndamukurikiye ni garafere none rero mwuka byara hano murabizi turi abaturage muzi kwa mukwiye ubuhamya ntaze niba mbeshya mu nyumuzi mukwiye Imana yagiye sinzi hari igihe ngo bavuga ngo ni abakaridinali n'iki abatagatifu bashobora gushyira abantu mu batagatifu mukwiye yakagombye amaherezo kuzajya muri ba bandi nka ba Rugamba bita abatagatifu rwose reka ndekeraho murakoze uyu ni murumuna wanjye akaba n'inshuti yanjye cyane kuko afite byinshi yabwira abantu mbese buri muntu tumuha ijambo baturage muri aha ijambo narisabye kare nyumva ko mukwiye bari buze kwibuka mukwiye mbabwiye ibye ntabwo kuvuga byankundira narira cyane kubera agahinda ka mukwiye n'ibyiza mukwiye yankoreye murabona uko ngana mfite imyaka igera 57 urumva mukwiye yari afite imodoka ntitaga kuvuga ngo uyu ni umugenzi ari bumpe amafaranga yabonaga umuntu runaka atariko senka uriya kumusizi ari bugere muhiragiye gisenka hagarika senka utwara uriya mugenzi ikintu rero je ntago mvuga amagambo menshi gikorwa ngushaho ngiki naza gutwanda ya mbere ntago nabihisha mukwiye arandogora aho bambwiraga ngo ndajya ahantu bitaga Ikirinda ngo mpfe cyangwa nkiri mukwenza guhura nawe kuko nafite data bukwe yaramubyaye muri batisimu aza guhura nawe navuga ati
iyo mpara urajyayo ahetse ntarazi uwahetse ati mpetse naka none bimeze gute mushyire hasi bashyize hasi yaravuye kurangura mukwiye ntabwo navuga ibyo byinshi sinabatindira ati nimupakurure ibirimo byose mubishyire hasi mundengere umwana w'umwana ibintu ngiye gucuruza ntibingana n'umwana mukwiye arambabaza cyane mfite nk'uwiteka urengera akaba ati mukwiye ndarokoke mukwiye ararokoka bakuyemo ibirimo byose abishyira ahantu aho gatuba mwabirinda mutabirinda nimujyana umwana w'umwana naje kukurokoka musaza mwiza urumva nari nagezweho akabo kari kageze aho umubyeyi yabyara akoko kaje habura umwana haza umutwe naje kuvuka mu babana n'abahungu ubu baratwara imodoka baratwara amamoto mukwiye sabo nawe mukivuga bikiramara wenyine ngo mu ijuru nibatabara azareba mukwiye azamuha ijuru urumva nyababyeyi mwe murakoze n'iryo jambo nshatse kubabwira ngo isaha yose muko ataza gupakura ibyo bintu ngo angeze kwa muganga na n'isaha simba nkivugana n'abantu murakoze ntago mwavuga mukwe ahantu ndi nta kintu mwari kurya nta n'icyo mwavuga ngo munywe numva ntavuze ijambo kuri mukwiye murakoze rero umwaka utaha tuzahurira hano kandi ari mwebwe mwabikoze mwabigizemo uruhare mubiteguye kuri iyi tariki ya 13 z'ukwa gatandatu tujye duhurira aha tuganire turya ubutaha ijambo ni iryanyu muzivugira rwose ahasigaye murakoze dufite abakizi bataye i Kigali tugende kandi bazagaruka murakoze cyane rwose Imana ibaho umugisha mugendane n'Uwiteka ahasigaye rwose abo mwasize imuhira mubabwire ko ari byiza cyane kandi ko twashimye Imana twungutse byinshi mwakoze mugira amahoro y'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe ushobora byose nabaho umugisha kandi abarinde Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Umugoroba mwiza.